ariko ikindi nari nashakaga umuntu nyine umusirimu uvuga urufaransa akavuga n'urwongereza tukazajya dusomana ibitabo tukumva predikasiyo z'abakozi b'Imana bo hanze nkabwira Imana mana ibintu by'abarokore bavuga ngo ujye uzana ngo abantu ngo batize ngo baturutse iyo ngo ukabaha uzambabarire ugerageze niyo batarize yenda pe ariko azabaza ururimi tujye anereta mu gifaransa nari maze igihe jewe natangiye gusengera umugore kera rwose Mana umugore wanjye none Imana iza kumbwira ngo ibyo nagusezeranyije imigisha nakusezeranyije umunsi uzahura n'umugore wawe bizaba activated. Nahise nkanura amaso ndavuga ni bya bintu biseriye maze kugira mu myaka numva nkwiye gushaka ntangira kureba rero nkajya mva mu rugo mu gitondo nkavuga ni mwami uyu munsi ntancike aho ebana ntabwo ari buncike urumva umukobwa wese nabona ari mu kigero naramurebaga areba wapi ariko nari narakoze urutonde rwa criteria nkeneye muri izo criteria ntabwo nazibabwira zari 10 ariko muri izo harimo 2 impamvu zigaruka uko zihariye ukuntu iya mbere nakundaga ku myaka 23 mpura n'umukobwa mwiza undusha imyaka 2 irengaho wenda gato durira muri bisi mbona ni mwiza navuga ari kubanza aruye ariko ni mukuru gatoya ni mwiza wenda na don't deserve handi mugufiya murabibona navuga buriya iliste ye imeze gute turavugana nkunda kubaza ibibazo byinshi abanzi mubaza ibibazo kugeza mbega umugabo azashaka azaba ameze ate imyaka 10 irenga imbere ye bimeze gute ariko simenye ko ari we Imana izamu hanyuma nihutishije umunsi uragera za kumubwira ko mukunda kandi nifuza ko tuzabana kandi ayo mateka yose yarayazi aranzi ko nari umunyeshuri cyo gihe ndi mu mwaka wa nyuma ndi kurangiza nta kazi nagiraga ndi kumupropose kandi warakora yariza afite degree hanyuma n'umukobwa nyine nka Betty kwa kundi yaramaze kubivuga baraparika Audi arabamu promesse wenda ibyo ntazi yewe wenda isibye uniforme narakuyemo hanyuma na dreams nari mfite hanyuma arambwira ati pasi se gose uzabigenza ute ambaza ibibazo 3 nibyo ngiye gusorezaho hanyuma muhe arambwira ngo cyambere ndakuruta icya kabiri mfite akazi wowe nta kazi ufite icya gatatu no mashuri ndayakurusha none ko abagabo tuziranye ibyabo how are you going to handle umva aratarandenganyije n'imyaka nari mfite icyo gihe myaka 23 byasabaga ko andeka nkiga mbere ariko navuze ngo yavuze kuri urwo rugendo twanyuzemo rwa 4 ans rwo gutegereza urubyaro hari gutegereza urubyaro hari gutegereza akazi cya kibazo nibazaga cyangwa bambazaga ngo ariko umuntu agukura hari igihe reality guhitinga iyo uryamye gutyo uri gutekereza hakose ubundi tutabeshye nka mugani tuzahurira ndajya mbabwire muri Gaz Impact iyo batumiye haza abakobwa gusa haleluya bavuze ngo tuzahura nka Gaz Impact si abakobwa gusa duhurira aha nkuko mwiteraniro si gutya ariko ndabamenyesha ko mwihema abantu bajya badusanga ku marembo haleluya uwo munsi hari kuwa 3 niwo munsi wa mbere mu kwa 3 nahuye n'uyu mugabo witwa Rahano Wera haleluya duhurira hehe mu marembo hano y'urusengero dushoje gusenga kubona napana kuvuga ngo twigeze guturana cyangwa ngo twariganye oya kumubona bwa mbere nawe akambona ikintu cyanangaje cyanambabaje aposo uyu muntu yatuye igikondo imyaka myinshi narahatuye haleluya ariko welcome to umugore mwihema umugabo marembo 2024 haleluya aba duherukana umwaka ushize mu kwa 10 igihe nk'iki mpagaza hagenyine mumfasha dukamera Imana amashi haleluya
akira umugabo mu marembo Mr. Raha Noel. Hallelujah. Hallelujah. Urakoze Apostle, aranyibukije ngo nk'uko abamarayika bavuze kwa Abraham ngo umwaka utahigeze igihe nk'iki. Nanjye rero duherukana umwaka ushize Imana ivuga ngo umwaka utahigiye nk'iki. Hallelujah. Icyo gihe rero ni ubu ngubu, nawe rero ufata ibyawe ubu ntujye kuvuga hallelujah. Uyu mwaka rero nkaba mpagararanye n'umutware wanjye, ngiye kumuha abibwire, kamuhe mikoro abibwira Imana imuhe umugisha. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Nishimiye nanjye kuba umugabo mu marembo, umugore mu ihema. Ni inshuro yanjye ya mbere. Murumva umunezero mfite. Imana ishimwe. Hallelujah. Kambabwire, murabizi ko umugabo mu marembo burya abagabo bagira amagambo make. Hallelujah. Hanyuma abadamu tukagira aringaniye. Hallelujah. Hallelujah. Muri aya aringaniye rero tugiye gusharinga, ngiye kubahaho ubuhamya. Ushobora kwibwira uti hallelujah. Yes. Umugore mu ihema, umugabo mu marembo ntabwo ireba couple gusa. Icyo kambanze nkisobanure, ntabwo ari umugabo n'umugore gusa, kuko nazibayemo. Nabaye mu ihema ndi umukobwa. Haleluya. Abakobwa tuba mu ihema, abasore baba ku marembo batarashaka, ntabwo babyiga ari uko bashatse. Oya. Haleluya. Rero nk'uko natangiye mbabwira, nitwa Betty Bazizane, nkaba ndi umufasha w'uyu mutware udasanzwe witwa Raha Noel. Raha Noel, murabyumva ko iryo zina rwose nanjye n'ubwa mbere burya nari ndyumvishe, nari menyereye ba Furaha. Haleluya. Imana igufitiye ikintu utaratekerezaho, utarumvaho. Haleluya. Nuko rero nababwiye ngo muri make aringaniye tugiye kubahaho ubuhamya. Muba Girls Impact rero. Hallelujah. Girls Impact. Aha. Yesu ashimwe cyane. Njyewe ninjiye muri iyi ministry, buri gihe ubuhamya bwanjye niho buhera, kubera ko hari igihe umuntu yidiscoveringa cyangwa asobanukirwa ibintu neza, hakabaho igihe Apostle ageze kutwigisha ku isaha. Hari igihe rero umenyaho ibintu byafungukiye, ukamenyaho wasobanukiriwe, ukamenyaho ibintu byagiriye ku murongo. Ninjira muri iyi vision. Haleluya. Njya mbibwira abantu, nzakomeza mbisubiramo, ntabwo ninjiye ndi umutineja. Tubyumve neza. Nimvuga abatineja ubwo ni umuntu ufite guhera kuri 13, 14, 15 kugeza kuri 20. Urumva ni teen age. No kuvuga ngo ninjiye muri iri teraniro ndi a graduate. Haleluya. Ubwo yitureba umukobwa wawe urangije university. Yesu ashimwe. Uwo mukobwa ikindi kintu umutegerejeho mu mwaka umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu si ukumushingira. Haleluya. Ninjira hariya ntari umutineja, ndi umukobwa rwose ugejeje igihe cyo gushaka. Ariko ntegerereza hehe? Mu ihema. Haleluya. Ndagira ngo tugendane mwumve ukuba mu ihema. Ntabwo bireba abahungu gusa, abapapa n'abamama gusa. Oya. N'abakobwa biratureba. Tube mu ihema, abasore babe ku marembo. Noneho ndahategerereza nkumva ibyo byose ni next month, nkumva ibyo byose next year. Cyane cyane ko hacagaho abasore b'ingeri zose. Haleluya. Abaza kumbaza amazina nyine nkabireba nkabyitegereza. Rero kambabwire umumaro wo kuba mu ihema. Mu ihema tuhamenyera amakuru udashobora kumenyera hanze. Haleluya. Bidakuyeho ko tujya turarongotana rimwe na rimwe, ariko mu ihema, ariko kuko ufite amakuru nyayo, ugashyira ku munzani ukamenya uti ibi sibyo, ibi nibyo. Haleluya.
umugore mu ihema rero ikintu yamfashije yatumye mbese ni nk'akayunguruzo. Ndagira ngo ubwo umuntu wese uri hano mu buhamya uzumva, mu ijambo uzumva, iyo uri mu ihema uhavana amakuru agufasha gupima ibintu. Noneho hajya batanga ubuhamya nkavuga ibyo byo byose uri mu ihema nabihuza n'uwo twahuye n'uwo twaganiriye nkabona si uwo mu ihema, si uwo ku marembo. Kandi jyewe nduwahe mu ihema nta gahunda yo kuvamo nari mfite, hagira uwo duhuza nkabona byirenda guhura, nkabona birasa, kambabaza bite urihe ku rusengero rwose kuwa mbere ubwo wenda twagize inama, kuwa kabiri bitese ndi ku rusengero turi materaniro, kuwa gatatu bitese urihe mfite ku rusengero gahunda iyi niyi, ku nshuro ya kane akavuga na n'ubu uri ku rusengero. Haleluya! Uko ni ukuri ndi kubabwira. Ariko se iyo umuntu ashatse ko muganira, iyo umuntu ashatse kugutereta gukura he? Urumva icyo kibazo? Ni ukuvuga ngo wa muntu ntabwo ari comfortable no kuba mu ihema kwanjye. Umuntu utangiye kukubaza ejo wimubana azavuga ati rero ugabanye nta mugore wagiye kuwa mbere kugeza ku cyumweru ahora mu rusengero. Ibyo byonyine bikampa akantu k'akayunguruzo ko kumenya isi uyu muntu katangiye kuimbaza nta nicyo turemeranya. Akavuga ariko se n'ubu uri mu rusengero, ariko se uterana iminsi yose, ariko se mutaha ryari ku rusengero. Hari utuntu twatumaga amenya bitewe n'ihema ndimo, nkamenya uko ibintu byifashe. Haleluya! Kambasetse mu ihema bigira bitya muri 7 days of worship rimwe. Haleluya! Twakiriye hano umukozi w'Imana mwiza, umukozi w'Imana Apostle yari yadutumiriye witwa Prophet Ken. Araduhanurira, Imana ivugana natwe imukoresheje. None hagira atya atamakanta arampamagara nka hariya nicaye. Avuga ngo bazizane seki. Ndavuga se mwanza nirukana. Haleluya! Impamvu ndi kubabwira ibi ni ukugira mwumve umumaro wo kuba mu ihema. Ntabwo iyo turi mu ihema tuba twataye umwanya, ni ahantu Imana iguhera icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Haleluya! Bidakwiye ko rimwe na rimwe ujya urorongotana nk'uko nabivuze, ariko kuko uri mu ihema amakuru akakugarura. Reka rero ambwire mu bintu bimwe, ambwiramo umuntu nzashaka, ambwiramo ikintu kimwe ntari bubabwire. Haleluya! Yakivugiye muri rusange ariko nige wakibitse kuko n'icyabarebaga ntabwo wakibuka. Don't mind, don't go there. Noneho nyuma yaho abo duhuye bose nkajya nshaka guhuza na cya kintu nkana ntibihura, nkavuga se reka rimwe haza umuntu rero numve byaciyemo, mbwira Apostle Imana iguha umugisha. Mbona ari nko ageze nko kuwa 9 gutya, ariko ubona ibindi byose ari sawa. Rimwe mbibwira Apostle naje ndamwa ntakosa Apostle ko Imana yavuze iki niki, nkaba numvisha Apostle araseka nda nko gupfa. Ntiyambwira rero Apostle abazi sinyeye ntakubwira ngo sibyo. Oya, ayo mayirenga ayo mayeri namwe kanyababwire rwose, arakubwira ati ibintu katubisengere. Haleluya! Kubera iki uri umwana we ntabwo abashaka kugukomeretsa. Haleluya! Kuko icyambere uza kubimubwira uri on fire, uba wumva ibintu ari sterebye, wumva uvuga uti apfe kuvuga gusa ati mumbwire date mushaka. Rero aje akakumenaho amazi akavuga ati apu aturi ntabirimo, wacika intege, sibyo se? Cyangwa hari n'uwo yabibwira ubwenge bupimiranije akajya kubibwira wa muntu ati Apostle yabyanze. Haleluya! Ugasanga tumuhaye abisi tumuteranije n'abasore hanze, avuga ati rero katubisengera, ukavuga utoke ukayafata nawe si ugusenga, mugasenga uheruka call ya wa muntu cyagihe ntiyongera kuguhamagara. Haleluya! Cyangwa hakabaho ibintu byigaragaza nawe bikwereka ko ni danger, ntabwo ibyo bintu ari byo, sibyo se? Ariko mbwira mugenzi wanjye umwaka ushize igihe nk'iki twari mu kwa mbere muri 21 days, sinzabyibagirwa, nicaye hariya Apostle mu ihema, aha mu ihema aravuga ngo hano hari abantu bafite ubukwe muri uyu mwaka nta fiance bafite. Uzi igitwenge cya Sara mu mutima ukavuga okay, ubukwe mu mwaka nta fiance, ukabihuza ukavuga okay, ibyo byose y'abantu bamenyanye habaho kumenyana, hakabaho kujya iwabo, hakamenya mumenyane nk'abantu, kuko numvaga ibyo byose abamaze menshi baziranye
makeya, mbese ni nk'umwaka, ndabyakira. Muribuka ko 21 days irangira mu kwa kabiri, sibyo? Mu kwa gatatu mu marembo hano, vuga mugeze ngo mu marembo, haleluya, twari muri fire week yitwaga ngo recover all, haleluya. Amakuru yo mu ihema, ibintu bibera mu ihema niho dukura ibintu byacu byose, haleluya. Muri recover all, muri fire week hari kuwa gatatu, muri parking apos, aha mu marembo, haleluya. Cya kibazo nibazaga cyangwa bambazaga ngo ariko umuntu agukura, hari igihe reality guhitinga iyo uryamye gutyo uri gutekereza hako ubundi tutabeshye nka mugani tuzahurira. Ndajya mbabwire muri Gazi Impact iyo batumiye haza abakobwa gusa, haleluya. Bavuze ngo tuzahura nka Gazi Impact, si abakobwa gusa duhurira aha nk'uko mu iteraniro, si gutya. Ariko ndabamenyesha ko mu ihema abantu bajya badusanga ku marembo, haleluya. Uwo munsi hari kuwa gatatu, niwo munsi wa mbere mu kwa gatatu nahuye n'uyu mugabo witwa Rahano Wera, haleluya. Duhurira hehe? Mu marembo hano y'urusengero dushoje gusenga, kubonana pana kuvuga ngo twigeze guturana cyangwa ngo twariganye, oya, kumubona bwa mbere nawe akambona. Ikintu cyantangaje cyanambabaje Apostle, uyu muntu yatuye Igikondo imyaka myinshi narahatuye, haleluya. Ariko Imana iyo uri uwo mu ihema, Imana iriyeranja mugahurira hehe? Mu ihema. Ntimuhurira muri karitsiye, ntimuhurira aho mwize, Imana iriyeranja mugahurira hehe? Ubwo si mu kwa gatatu mbona ibintu bifite gahunda, mbona mu kwa gatanu ndavuga ibi ndabibwira umushumba tu. Muribuka message nababwiye umushumba ajya tubwira ibintu bitarimo. Uwo munsi nakiri itandukanye, haleluya. Mwandikira message ugurumva ibiherekejwe n'agafoto, ariko Apostle Imana igiye yengera inbox zawe kuko nibajije amafoto maze kohereza agiye jenyine, haleluya. Ubwo rero fata Gazi Impact yose, ufata abasingo mazi Imana yahaye umugisha, haleluya. Umva ntibigire uwo bikomeretsa, iyo ni protokole yo muri uru rugo, ni ibintu bitunyura nk'abana, tubwira ababyeyi nyine bakadufasha kureba no gusenga, si byo se? Ndamuhereje ifoto, hari umuntu witwa gutya na gutya, uzi kohereza message nacunze atari mu Rwanda kuko numvaga ndavuga nti ari mu mahanga, yari yagiye mu giterane cya Connect mu Bubiligi. Ndavuga nzacunga yuri indege, network izasubiraho, azayibona kera. Ndabyohereje bene da, nta minota yaciyemo mbona Apostle arayisomye, ndavuga I did it for all, what am I going to do? Mbona Apostle ijambo yansubije avuga ngo wow, haleluya. Arambwira ngo congratulations my daughter. Ubu se iyo message zarangira ko ijambo ryose muri kuri komera amashi, haleluya. Umva uko ryashoje ngo this is good news indeed, haleluya. Iyo message nyibonye nagize ibibazo birenze ibyo nabwiwe ngo kadusenge. Naravuze what does this mean? Nkahera kuri wow, what is wow? Hallelujah. Congratulations. Buriya bishatse kuvuga iki? This is good news indeed. Buriya se bivuze ngo nibyo sibyo. Nibajije kuri message bene data. Ariko ndabyumva ko bya bintu ari amahoro. Ariko none ntajya kuvuga why didn't you wait? Dore ikibazo wagize. Wari gutegereza mukaba mukanaganira. Ikaba message isobanutse kubwira ngo bizagenda gutya na gutya, none byarangiye natagira ikindi gusubiza ubusibi bivuze iki. Numva ndahangayitse. Sije wabonye agaruka. Agarutse rero nk'umwana n'umubyeyi. Haleluya. Umuceri wose suka he hasi. Ibintu byose turabivuga, noneho umushumba duhesha umugisha. Umushumba aravuga ati ntimubone
ngo Imana ivugana nanjye mu buryo bwinshi, kambabwire ntitugatuma umuntu ngo mpanurira ngo ivuze ngo reka ibwire uko yayobowe, reka hanura uko yayobowe. Ati numvishe mu mutima wanjye ngo all is well, ngo ni amahoro. Ibyo bishatse kuvuga iki? Gutegereza. Simvuze ngo abagazi impact mwese muzategereza nkuko nategereje, oya, imyaka yari ibaye 10 ntegereje, ariko ushobora guhura nawe uyu munsi. Igikuru ni ukuba mu ihema neza. Haleluya. Utegereze, ushobora guhura n'igitangaza cyawe mu mwaka umwe, mu kwezi kumwe, mu mezi angahe, cyangwa imyaka runaka, ariko just stay in the tent. Mukozi w'Imana, ngaho sezera bene data mu magambo make. Haleluya. Nanjye nk'umugabo marembo, uyu mufasha mwiza namusanze mu ihema hari muri Fire Week ya Recover All, nabwo nari nkijoyininga ministry. Ndamubona, nkibona nabonye ari umukobwa mwiza, nza kumva amakuru noneho ko ari umukozi w'Imana uhambaye. Naramwishimiye, musaba rendezvous. Musabye rendezvous express. Haleluya. Kuko twasuzanije kuwa gatatu, tugira date ya mbere kuwa gatandatu. No more delay. Haleluya. Nari ntegereje ko mbaza ibibazo byinshi, kuko nari namenye ko ari umukozi w'Imana, numvaga ari bumbaze se wo gukorera Imana umukoro muri uwuhe murimo. Ariko mu bibazo byose natekerezaga ko ari bumbaze nta na kimwe yambajije. Twaraganiriye abantu, guhura umuntu n'umuntu bwa mbere mukaganira hafi amasaha 5. Mvuga makeya, ariko icyo gihe sinayabuze. Mwabyumvishe ngo ubusanzwe avuga makeya, ariko icyo gihe ntiyabuze amagambo. Ndashima Imana rero kubw'iyi impano, ni impano y'Imana. Ntabwo ari impano y'umuntu, oya, nta ruhare rwanjye, nta ruhare rwe, ni uruhare rw'Imana gusa. Nishobora guhuza jyewe n'uyu mufasha mubona aha ngaha, mwiza, ufite Imana, wubaha abantu. Njye yarantunguye, yaheraga ku muryango asuhuza kugeza muri Sunday school. Sunday school ho noneho nkumirwa, ntave ku bana, numvise mbimukundiye cyane. Urukundo rumurimo, akunda abantu, kuva ku bantu bakuru kugeza ku bana. Rwarankuruye narwo cyane cyane, nirwo rwatumye mukunda. Akunda kuruna none yitanga, akorera iyi vision, akorera Imana. Nabyo byaranyuze cyane, kuko numvaga nshaka umuntu utazandushya muri make. Amen. Uyu ntago arohanyije. Amen. Ni umugore mwiza, navuga muri byose. Imana ibaho umugisha rero, ubu nanjye mwigiraho. Mwigiraho cyane. Imana ibaho umugisha, nanjye ubu ngubu ndi umugabo marembo, ndashima Imana yangize umugabo. Haleluya. Ndashima Imana nawe yamugize umufasha, umugore mu ihema. Turashima Imana ku kwezi. Ni ukwezi k'umuryango. Mu buzima bwanjye ubundi nakundaga umuryango cyane, none Imana arawumpaye. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Twongera Imana amashyi. Uyu mutware mwiza ajya kwicara. Nubwo mwabonye nizimbye mu magambo, rero ndashima Imana yampaye umugabo uhagaze neza mu marembo. Nimvuga uhagaze neza, detaye tuzazivugana na Girls Impact. Haleluya. Nukuri
uhagaze neza mu marembo mu buryo bwose. Ibyo nta handi twabikuye, wenda nari no kubibona si nkabitekinga for granted kuko ntamenye umugabo uhagaze mu marembo uburyo agomba guhagarara. Ariko ndashima Imana ku bwawe, ndamushimira uburyo nkunda kandi nanjye ndamukunda cyane. Imana iduhana umugisha. Twihuse rero nayoboranye gahunda n'indi couple idasanzwe. Haleluya! Umuryango twese dukunda, umuryango w'abantu b'abahanga. Haleluya! Bafite ubwiza bw'Imana, bafite ubwenge bw'Imana, bafite amateka meza. Mumfashe twakire Mr. and Mrs. Pacifique Kwizera. Haleluya, haleluya. Abantu bakunda Betty naraha, reka tubaha amashyi. Ibintu tuvuzeho nabo tubibonaho cyane. Ni couple nziza bakunda Imana, ariko cyane cyane baba kingdom builders. Tubikiraho ibintu bikomeye cyane. Imana ibaho umugisha. Apostle ducishijwe bugufi kubona uyu mwanya muto. Twebwe nkuko abivuze ni moderation, turimo turakorana. Hari couple nziza turi bwakire mu kanya, ariko natwe reka twe kuviramo aho tubabwire gatoya mu ncamake. Amen. Nitwa Pacifique, ntago nyavuga yose uyu munsi. Ndi umwana mu rugo. Imana yampaye umugisha ukomeye, impa mwitegereze. Umutesi Clarisse, ndaza kumuha umwanya mu kanya avuge, bundi wavuga makeya, ariko uyu munsi aravuga ndafata papier mushwa. Amen. Rero mu bintu byadukuruye cyane ni byinshi kuri Women Foundation Ministries na Noble Family Church. Ibyadukuruye ni byinshi, ariko cyane cyane umugore mu ihema, umugabo mu marembo ni kimwe muri activite ziba muri ministry zadukuruye, kubera ko duha agaciro cyane umuryango. Rero Apostle Imana ibaha umugisha kubwo gushyiraho uku kwezi ko kugira ngo imiryango yongere ihembuke, imiryango ibeho nk'uyu nguyu umaze kuvuga, ariko imiryango ikomeze inatera imbere. Hanyuma uyu mwaka rero nkuko mwabibonye kuri flyer hariho teme ikomeye, ntago ariyo ndi buvugeho, ariko healthy and wealthy families ni teme ikomeye dusengeramo buri munsi. Wenda atari muri ayo magambo, ariko ni teme iri deep, kubera yuko iyo Imana nge na Clarisse itaduha famiye iri healthy and wealthy mu buryo bwacu, ntago uyu munsi wenda twari kuba turaha. Jewe uyu nguyu navutse ndi umwana w'ikinege kubera amateka, na Clarisse nuko duhuje ayo mateka, ariko we ntago ari ikinege, afite abavandimwe. Tugira ababyeyi baba mama, ntabwo bagize wenda ibi byinshi cyane by'ubutunzi bwa hano ku isi, ariko baduhaye values, baduhereza no kwiga gukora mu bikorwa byabo bitoya wenda, ariko babaye diligent, bagira values twabashije gukura tureba uyu munsi zitugize abo turimo. Hanyuma mu gukura rero urumva ntabwo nari mfite byose, ariko ibyo mama yagerageje kubona yarabimpaye. Muri bimwe yampaye harimo yuko yari afite Yesu nabonye muri mama, yanjyanye gusenga nkurira muri iyo environment. Ariko nk'umuteenager nza gushaka kugerageza nanjye, kuko ubundi baravuga ngo hari ibintu ugomba gukora uri mujene, ukabanza ukarya abana, ukabanza ukumva uko byerimera, nawe ukavuga ngo twakijijwe iki. Amen. Ibyo rero nshaka kubigerageza, nsanga ntabwo ariho umwanya wanjye Imana yanteguriye wari, ariko ntabwo nge pasuri hano ndi perfect. Nicyo nshaka kubabwira, ntabwo ndi perfect, usibye Yesu wenyine niwe utumye mpagaze meze gutya. Hanyuma mu gukura rero ibyo ngibyo mbona ntabwo bikunda.
rimwe umuntu amakoti itari we iri direct mu gakiza, ariko ya mateka nababwiye, ariko aranambwira ibiri imbere, arambwira ngo nkunda kubivuga ngo your background and circumstances may have influenced who you are. Ibyo waciyemo byose bishobora gutuma uri uyu munsi, ariko arambwira ngo you are responsible for who you become. Ngo ni wowe uzagena icyo uzaba cyo ejo. Noneho ngewe fata ako kantu ndavuga ngo hamwe na Yesu hari uko ndi responsible, ariko ndi kumwe na Yesu wenda nzakora ibikomeye. Rero nza gutekereza hamwe n'iyo quote yanyispirize kuvuga ngo nzubaka hakiri kare. Ku myaka 23 mpura n'umukobwa mwiza undusha imyaka 2 irengaho wenda gato, duhurira muri bus, mbona ni mwiza, navuga ari kubanza ruyo, ariko ni mukuru gatoya, ni mwiza wenda I don't deserve, handi mugufiya murabibona, navuga buriya iristeye imeze gute. Turavugana, nkunda kubaza ibibazo byinshi, abanzi mubaza ibibazo kugeza mbega umugabo azashaka azaba ameze ate, imyaka 10 irenga imbere ye bimeze gute, ariko simenye ko ari we Imana izamu. Hanyuma nihutishije, umunsi uragera za kumubwira ko mukunda kandi nifuza ko tuzabana. Kandi ayo mateka yose yarayazi, aranzi ko nari umunyeshuri icyo gihe ndi mu mwaka wa nyuma ndi kurangiza, nta kazi nagiraga, ndi kumupropose kandi warakora, yarize afite degree. Hanyuma n'umukobwa nyine nka Betty kwa kundi yaramaze kubivuga, baraparika Audi, arabamu promesse n'ibyo ntazi, yewe wenda isibye uniforme narakuyemo. Hanyuma na dreams nari mfite. Hanyuma arambwira ati pasi se rwose ubusi uzabigenza ute, ambaza ibibazo 3 nibyo ngiye gusorezaho. Hanyuma muhe arambwira ngo cyambere ndakuruta, icya kabiri mfite akazi wowe nta kazi ufite, icya gatatu no mashuri ndayakurusha, none ko abagabo tuziranye ibyabo, how are you going to handle? Umumva aratarandenganyije n'imyaka nari mfite icyo gihe, imyaka 23 byasabaga ko andeka nkiga mbere. Ariko navuze ngo kubera Yesu nuko navuga ngo I'm responsible for who I become. Naramubwiye rero Imana ishimwe ko yabiguhaye, Imana ishimwe ko yaguhaye na Yesu. Jewe mpa mahirwe, mfite vision hamwe na Yesu, ibi bintu uri kunsaba dushobora kubyubakana. Abajene rero bari hano hari igihe batubwira ko ibintu ni byiza, ariko healthy and wealthy bitangira ko wowe mu mutima wawe wizeye hamwe na Yesu ko Imana izabaho umugisha. Ibintu ntago ari byo byari ibanze kuri we, yaje kunyemerera. Nk'ayandi makupure rero tukimara gukora ubukwe, aga crise kazi kanye karagarara, narabivuze kenshi, kamaze guhagarara Imana igenda ishyiramo imiyaga. Hanyuma tugira miscarriage amen, rumwe n'abajene hano Imana ikagiye ishyiramo imiyaga. Hanyuma tuza kugira miscarriage indivuyemo, Imana iraceceka imyaka 4. Ibyo navuze muri iyo myaka 4 n'urwo rugo twari tugiyemo, navuze ko ntago nzi papa abaho ate mu rugo, ntago nzi ngo umugabo yitwara ate, umugabo akora iki mu rugo, usibye umugisha wo ubirebera ku bandi, ariko nta your role modeling ntayo nari mfite. Ariko hamwe na Yesu aratwubakira. Uyu munsi rero Imana yaduhaye abana beza 2, nyuma y'iyo myaka yose iduha hungu na kobwa. Imana iza kumpa akazi, y'amashuri araza ndayakora, tubona umugisha. Hanyuma tuza no kubona umugisha wo kuza muri aya mavuta. Imana ishimwe ko yaduhaye kumenya apostle. Rero ninjye ubundi twara bigabanye, nge ndavuga ariko ndashima Imana kubwa Clarisse. She's very beautiful, ni mwiza cyane, afite Imana muri we. She's very smart,
she's very wise ariko she's very godly. Clarisse yarambwiye ngo wowe ujye ujya hanze ukore ushakishe, twakoze investments zirahomba, twatangiye amaproje ntiyarangira, arambwira ngo ni njyewe wenyine uzakwakira byose. Abantu bakudisappointinze, wabuze akazi, wakabuze, uzaza unsange ufite ibiganza byiza byo gutaha mu bantu bataha nishimye. Nta na rimwe ndumva gutaha mu rugo ari stress, ahubwo ndabikumbura kubera Clarisse. Amen. Kare namubwiye ngo Imana ifashe sindire, arambwira ngo ibyo byorere kubisengera n'ibiri bukunde. None nahise ndiza tutaranatangira. Araza kuvuga, natabivuga nzabirikodinga Regis abinyuze hano nta kibazo mu byumve. Amen. Ntabwo njya mumenyera, ni umugisha Imana yampaye nk'uko nawe abivuze. Hari icyo kintu yambwiye mubaza ngo how is he going to handle, nizeye ko muri kunyumva ko na Regis aramfasha. Yarambwiye ngo give me a chance, hanyuma anongeraho ngo njyewe ntabwo nabasha kuguha promesse ngo nyitene, ariko Yesu wenyine niwe uzamfasha. So uyu munsi ntabwo wenda parti ya testimony ntabwo iri bube nini, ariko ndashaka kuvuga kuri faithfulness y'Imana. Imana yigisha abagabo kuba abagabo. Hari ibintu byinshi twagendaga twigishanya, ibyazi ibyo nshoboye, donc tukagenda dusapotingana kandi birakomeje. Ariko ku bijyanye n'urugo nta modeli nari mfite, nawe ntayo yari afite. Noneho turavuga tuti rero Yesu wenyine yarazi, twembi tuzi uko umusingo mama yitwara. Urumva iyo tuvuze modeli ntabwo ari kuba papa gusa, nari nzi uburyo umusingo mama hasulinga, nawe abizi, ariko ntabwo nari nzi ngo urataha ukabwira umugabo ngo iki. So Imana rero iratwigisha. Betty yabivuzeho cyane ko mu ihema hari ibintu byose, so mu ihema hari n'Imana yigisha kubaka. Amen. Ndashima Imana cyane ku bw'ino teme turimo ya healthy and wealthy families, kuko we are a living testimony yuko bishoboka kuba healthy ukaba wealthy, kandi atari gusa on material things. Amen. Nje ndashaka munyemerere nshima Imana kubw'umugabo yampaye. Amen. Bon, Pasi muramuzi. Muramuzi, Pasi ari ku gatuti, Pasi wo muri parking,
Pasi ni mwiza nyine mu buryo ntabasha kuvuga ngo burangire, ariko Pasi wo mu rugo arenza abo bose. Ndashima Imana ko greatness yiwe nayumva abandi bayivuga, ahubwo hari igihe nk'umuntu amagarika ati "Sho ufite umugabo mwiza", navuga ati "if you knew", ubwo bwiza uri kuvuga karangana gutya compared n'ubwiza bwe. So ndabishimira Imana cyane. Muri uko kuba mwiza kwe rero, yambereye shield, ambera a shoulder to lean on, ambera Pasi ni umuntu ushobora kubwira nyine ubuzanga ntari gufiltering. Ndashima Imana kubw'ibyo, muku yabaye cyangwa ni umugabo uhagaze koko mu marembo in a really healthy way. So yavuze kuri urwo rugendo twanyuzemo rwa 4 ans rwo gutegereza urubyaro. So hari gutegereza urubyaro, hari gutegereza akazi. We were in a waiting phase, twari dutegereje byinshi, ari byo tugitegereje, ariko hari ukuntu nyine Imana igenda ishyiramo bike. So muri uko gutegereza, iyo emotions zanjye zabaga zazamutse, like he really came down understanding where I'm coming from. Sinzi impamvu ndi kuvanga indimi. Yamenyaga uko antwara, akamenya niba ari caprice, niba ari hormone, niba ari agahinda, yarabitandukanyaga. So ndashima Imana ko yashyizeho iyo healthy space mu rugo rwacu, ku buryo donc nshobora kuba vulnerable kandi nyine atigirisha. He really cared. Hanyuma ndashima Imana ko Imana imaze kuduha urubyaro, ni ikintu nishimwe ntajya mpaga, ni ikintu ntajya menyera. Nge bamwe murabizi mfite abanyese n'abaneve, donc iby'impinja nari mbimenyereye. Pasi ni only child. Ku munsi twabyaye saa moya za mu gitondo, tubyara umwana wacu mukuru. Noneho donc za procedure zose zo kwa muganga etu. Noneho abwira, urumva mfite mama, mfite mabukwe mwiza cyane, mfite aba belle sœur, mfite grande sœur, ariko ati no, muri shift mukora, shift ya nijoro ni yanjye. Donc niwe waturaragaho kwa muganga iminsi yose. So ndamushimira for that. Hanyuma ikindi kintu yakoze, uwo munsi yize guhindura diaper. Ni ukuvuga ngo iyo turi kuvuga healthy and wealthy families, nge ndabireba cyane muri angle ya mental well-being. Pasi yaramprotectinze ku buryo tumaze kubyara ishimwe ryacu ryaruzuye. Uti kubera iki? Ushobora kumara 4 ans utegereje, hanyuma ukaza kugira postpartum depression. Ntabwo yamaye space yo kugira depression. Ndashima Imana kubw'ibyo. Hariho ibintu byinshi bitari wenda common ku bagabo b'Abanyarwanda,
cyangwa se n'abataba mu Rwanda biga kubera uburushyi bw'uko nta bakozi bahari, ariko we yabikoze afite option, afite na choix. So icyo kintu cyo guhagarara mu marembo nk'umugabo akarinda umutima w'umugore we, akarinda well-being y'umugore we, agatuma mba healthy mentally, nkaba healthy physically. Basi ni wa muntu umwana arira mu ijoro akabyuka areka ibintu bya instant maternel, nshobora gukanguka nise mumaze iminota ingahe muri gukina, kuko byose yabikoze. Donc nta space nigeze ngira yo kuba namera nabi. So ndabishimira Imana for that. So ndumva kuri iyo party ya healthy and wealthy ari icyo na sharing, ariko Imana iguha umugisha cyane. Ibyo byose I'm humbled, bishimira Yesu. Yesu wenyine ubidushoboza, kandi n'isengesho dusabira imiryango yose, n'isengesho dusabira n'abantu bose bitegura kubaka ingo. Ni umutwaro ukomeye tugira ku rugo n'umuryango. Rero ntago ari twebwe, hari abari inyuma, kandi biri inyuma biraryoshye kurushaho. Rero nagira ngo nakire famille Mr. Remezo Jacques na Mrs. Tabitha bene gusenga, tubumve nabo batubwira Imana. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Haleluya. Umugore mu ihema, umugabo mu marembo. Twari tumaze umwanya dutegereje uyu mwanya. Turashima Imana cyane kubw'uyu mwanya twabonye. Turashima Imana kubw'umushumba wacu, turagukunda cyane by'umwihariko. Turashima Imana ko yaduhaye ubu buryo bwo kugira ngo tubasangize inkuru yacu n'urugendo rwacu rw'urukundo muri uru rugendo rw'umugore mu ihema n'umugabo mu marembo. Nayise inkuru yo kwizerwa kw'Imana cyangwa kugira neza kw'Imana. Muraza kubyumva, kuko ukuyemo Imana muri iyi nkuru ntabwo twaba turi abandi bantu ntazi bahandi hantu. Nitwa Jacques Remezo nk'uko babibabwiye, hanyuma ndi kumwe na bene gusenga Tabitha. Natekereje ibintu byinshi kugira ngo nkore introduction, ariko munyemerere hari impano imwe mu mpano nyinshi Imana yampaye ngiye gukoreshaho gato, ntabwo ntinda, kugira ngo byiringiro bidakoze isoni biboneka muri wowe, Mana ivuga ijambo rikaba, Mana ivuga ijambo ikarikomeza. Byiringiro bidakoze isoni biboneka muri wowe, Mana ivuga ijambo rikaba, Mana ivuga ijambo ikarikomeza. Byiringiro bidakoze isoni biboneka muri wowe, Mana ivuga ijambo rikaba, Mana ivuga ijambo ikarikomeza.
nicyo gituma ntamwara kuko umwami Imana izantabara ndabizi neza sinshidikanya sinzakorwa n'isoni nicyo gituma ntamwara kuko umwami Imana izantabara ndabizi neza sinshidikanya sinzakorwa n'isoni nicyo gituma ntamwara kuko umwami Imana izantabara ndabizi neza sinshidikanya sinzakorwa n'isoni. Amen. Ndi umunyarwanda w'i Rwanda. So ntibibatangaze rero. Inkuru yacu rero imaze igiye kukwiza imyaka 10. Ejo bundi ku itariki 13 z'ukwa 12 tuzaba twujuje imyaka 10. Turashima Imana rero. Ntangire cyangwa utangire? So jewe na Tabita twahuye mu 2013 duhurira aho twasengeraga ariko jewe by'umwihariko nagiriye umugisha wo gukizwa ndi muto muri 92 nkomereza aho namenye Yesu kuruta ibindi bintu byose byamenywa kuri iyi si. Ngendana nawe ntangira gusoma Bibiliya ndi muto ntangira kuba nagize sinzi ukuntu nabyita nagize ikibazo cy'uko ntabonye umuntu umba hafi muri urugendo rw'agakiza ahubwo bampaga inshingano zo kwita ku bandi buri gihe ndi mutoya. Nabaye muri Sunday school nigisha Sunday school ndi mutoya ndaririmba mvuga ubutumwa ndi mutoya ndasenga amasengesho ndi mutoya twasengaga amasengesho yo gusengera igihugu muri 1995 turara amaveye 3 mu cyumweru nkava muri veye nkajya ku ishuri. So nibwo buzima bwari nasanze bundyoheye ntabwo nabonye umwanya wo gukina umupira no nibindi nari muri Yesu no mu itorero. So nubwo buzima rero so naje gukomeza gutyo nyuma mu 2008 nari maze kubona kontra ngiye gutangira akazi maze igihe kinini shaka Imana nyibaza ibibazo byinshi cyane ko numvaga nshaka ko ejo hanjye hazaza haba secured 2007. Hanyuma Imana irambwira ngo ntabwo uzigera ukorera hariya nta muntu uzakorera wowe narakwibikiye uzankorera. Ndababara ngira gahinda ninginga Imana ibyumweru 3 yanga kumbabarira. Nari mbonye akazi muri PSI ariko kazi ka mbere ngiye gukora kafatika mfite kontra. Imana maze kubimbwira mbura uko mbigenza hanyuma indusha amaboko irambwira iti ndashaka kunkorera. Munabanje abavandimwe bose twahuraga yari Yesu wabambwe Yesu wazutse. So hanyuma rero ariko hagati aho nari ifite amasezerano menshi cyane Imana yari yarambwiye kuko nari narabaye mu buzima bukennye narakuriye hano mu mujyi wa Kigali navukiye Bujumbura nkurira Bujumbura hanyuma 94 turataha nkomereza ubuzima hano mu mujyi Kigali ariko mu buzima nyine buciye bugufi bukennye naragenze n'amaguru muri uyu mujyi inkweto zirasaza izindi zirasaza ubuzima nk'ubwo ngubwo. Hanyuma rero muri icyo gihe ndi gukorera Imana mu 2013 nza kujya kwiga ndi kwitegura kujya kwiga nari ngiye kujya kwiga mu bibazo nagiye ngira byinshi
kwiga njya mbona abandi babera ibintu byoroshye byambereye intambara idashobora kwibaza. Uri umuhanga utsinda neza cyane, uzi ibintu byose ubishoboye, ariko ukiga umwaka umwe ukamara 2 ukiga ibintu biri bizarre, ariko ubona ko ari iby'abadayimoni, intambara z'abadayimoni, ntabwo byari iby'Imana. No mu bintu byatumye mbaza Imana muri icyo gihe kinini, ko ari kugira ngo mbaze Imana kubera iki wemeye ko nca muri ibi. Ikintu kimwe Imana yambwiye kuri icyo, yambwiye ngo wowe narakwibikiye, iyo nkureka ugaca muri normal process hari ahantu nari kugutakariza. So ariko rero nakundaga kwiga cyane, ndangiza secondaire nkajya nibaza Mana nzagukorera, ariko sinzagukorera ndi umukene, nta nubwo nzagukorera ntarize. Ibyo bintu muri kontra yanjye nawe siba ntibizavamo. So hanyuma rero nza kujya kwitegura kwiga muri Kenya, ariko muri ibyo bihe nari mu bayobozi b'urubyiruko, niho naje kumenya Tabita. Yari amaze igihe kinini mu rusengero, we yaje gukizwa nyuma, arabitubwiraho gato, arahita nawe afatira aha akomeza tubwire nawe uko twahuye. Rero niho nashakaga, agiye kutubwira aho yavuye nawe gato, atuzane tugere aho twahuye. Amen. Murambabara ndavuga negereye hano. Yewe nitwa Benegusenga Tabita nkuko nabibabwiye. Jacques yakuriye mu nzu y'Imana, ariko yewe nakijijwe wamaze imyaka 12 akijijwe. Ko yewe navukiye mu muryango udakijijwe. Twahoze tubiganira mvuga ngo ndaza kuvuga ngo n'umuryango wa gipagani, ariko yenda ntago ari imvugo nziza, ariko burya niko binari. Rero ngewe nari umuyisilamu. Umuyisilamu rero babamo ibice byinshi, ngewe nari muri babandi bari civilize bati shyiraho ibintu byinshi cyane, ariko nyine nagendeye mu mwuka wa Islam. Ndakura nkurana ikibazo kuko ntabwo nari mfite papa, napfushije papa ndi muto, ariko nkura nyine araza kubibabwira muri bimwe twahuye nabyo. Nari mfite umurongo Imana yampaye, kuko Imana ikumenya ukiri n'umuyisilamu, ibikuzi kureba, iranayobora n'inzira zawe. Yego simvuze ko bitabuza ko umuntu agomba gukizwa, ariko hari ukuntu iyo nsubije inyuma nsanga Imana yaragendaga implasa ahantu ingira umuntu nagize ubwenge mu ishuri cyane. Ikintu cyose nize, ikintu cyose nkoze nkakimenya vuba cyane. Ngira umugisha mu bushobozi buke mama yari afite, arihata, tubaho mu buryo buzima bugoye, ariko ndiga. Nkiri muto rero ntarangiza amashuri, Imana imundi mugisha udasanzwe, nigwira mu maboko y'ubuyobozi bw'iki gihugu. Ndashimira Imana kubw'ubuyobozi. Nderwa hari abantu bari hano twakoranye, nibera umwana wa government, nikorera muri za ministeri, nikorera mu bigo bya leta, baranshepinga, banyigisha smartness, banyigisha excellence, banyigisha gukipinga deadline, banyigisha gusetinga indicators. Yewe ndi umu economiste de formation, ariko nkaba narakoze mu igenamigambi ry'igihugu. Urumva nyine gushyiraho ibipimo, kumenya aho ibintu biva, kumenya aho ibintu bijya, ntago kubahiriza gahunda. Impamvu mbivuze ni uko nyine bifite aho bihabaniye na Jacques. Wabukiye nyine, wavaga Karuruma akagera i Remera n'amaguru. Urumva yewe nyine mbaye umwana wa government, iri impaye umugisha, Imana ikoreyemo, ndakora, ninjiye mu buzima. Yes, nari narakuriye mu bugoye, ariko mu buto bwanjye aho ntangiye kumenya ubwenge, mbaye nk'umuntu umeze neza mu buryo bwiza. Ndatembera hirya no hino, niga indimi, ndazivuga,
mbese mba umunyamugisha mu buryo rero 2004 nibwo Imana yangiriye neza, nubwo ibyo byose nari mbifite ariko ntabwo nari nkijijwe, nari empty, hari igihe ndibuka twajyaga dusohoka muri ibyo byose. Ikintu mpuriyeho na Jacques, nanjye ntabwo nzi adolescence, ntabwo nzi inzoga, sinzi itabi, sinzi uburara bw'abakobwa bacamo. Nari umuntu nyine wibera mu kazi, ngataha nkiga nkasoma, nibyo nabagamo, ku buryo rimwe na rimwe twajyaga dusohoka, ikintu cyanyerekaga ko mfite ikibazo, tugasohoka sinanywaga inzoga nyine, numva ntabwo nataga ntazi iyo ndi, narataga nagera ahantu yenda tucumbitse muri hoteli, nkumva ndabura ikintu, nkumva ntabwo nabasha gusobanura ibintu byose, ndabona mbifite, nasohotse ndi mu gihugu cy'amahanga, ndaye muri hoteli nziza, navuganye n'abantu, uri muto iyo uvuganye n'umuntu ukomeye uba wumva ari ibintu bidasanzwe, nicaye mu manama akomeye ariko nkumva hari ikintu mbura. Icyo naburaga naje kukimenya, nari umunyabyaha, naburaga Yesu Kristo. Muri 2004 rero icyo nicyo Yesu yakoresheje amagakiza. Ngira experience nziza yatumye ndatrapa Jacques wari umaze imyaka 12. Imana irangenderera ya anointing. Yesu ambwira ko ndi umunyabyaha, ngira ubwoba, numva ari bunyice, ariko kandi nkumva namaze kusenda akabyiniro, njya musinga inzoga, sinsambana, kuki numva mfite conviction idasanzwe y'icyaha. Karagakiza kari authentique, ndira amarira menshi cyane, ngira agahinda kenshi k'ibyaha byanjye, mishurirwa eternite. Ntangira urugero rw'agakiza, nari serious cyane, kuko nari narahishuriwe ko ubuzima si imodoka, ubuzima si inzu nziza, ubuzima si ugutembera mu mahanga, ubuzima si akazi keza. Ibyo byose ushobora kubigira ukaba uri empty. Simbikabya, ntabwo abarokore ari abantu gusa babuze ibyo bamafaranga, batize, badakora, badafite akazi. Ngewe Imana ntigeze imbwira ngo ngwino nguinzu, ngwino nguimodoka, ngwino nguiki, nibyo umugabo nari nzi, nta nubwo nari nakumva mfite ubwoba bwo kudashaka. Imana yarambwiye ngo uri umunyabyaha, ngwino nkubabarira ibyaha. Ndabubwira ngo nabanaga n'abasisters banjye babiri baratashye, nabwo ni ngiye, nta nubwo nari nzi kuvuga ngo ni umunyabyaha, nabwo ngiye ndi mubi, bagaseka ngo watewe n'ibi, uri mubi, urica, uri mubi, urasa. Mva ni Imana yambwiye ko ndi mubi, ngiye usinzi n'icyo gukora. Yesu abamugisha. uwo ni Tabita wanjye rero, uwo buretse gato babwire n'utundi. Urumva jewe nari mvuye nakoreraga umurimo w'Imana i Bugesera, hanyuma ngiye kujya kwiga, ndaza ngaruka kuri headquarter aho twasengeraga, bahita bashyira mu rubyiruko, nsanga niwe secrétaire, nari vice president, yari secrétaire wacu. Noneho tugategura inama, kenshi urumva inama, dukora umurimo, dupanga umurimo. Ntago byatinze nahise menya ko Tabita niba mwavuze ko inama ari 12:00 kugeza 1:00, 12:00 araba hari, 1:00 niba muba mugeze hagati, niba mwashoje cyangwa niba mugitangira, arahita afata igikapu cye yigenda. Nta bintu. Kandi ikindi, niba mwavuze ngo tugiye gusenga, ntimuvuge ko mugiye gusenga umunota 5, arapfukama hariya, musenge kugeza igihe murambirwa. Niba ari ugusenga n'ugusenga, niba ari inama n'inama, niba ari icyo ukora ugikore ukirangije. So rero akaba ari uko nyine kurya. Ibifaransa byinshi
byiza. Ubuhamya avuye i Burayi, avuye muri misiyo i Burayi nibyo. So ubwo rero jewe naramurebaga nta kibazo, nta n'ikintu numvaga mushakaho, nta kintu rwose. Ntabwo yari urabona ko akunda umureba umuntu ukavuga uti mbega umukobwa wapi, byari bimeze gutya. Hanyuma rero dukomeza gutyo umunsi umwe. Mwameze? Nari maze igihe jewe natangiye gusengera umugore kera rwose. Mana umugore wanjye none Imana iza kumbwira ngo ibyo nagusezeranyije, imigisha nakusezeranyije, umunsi uzahura n'umugore wawe bizaba activated. Nahise nkanura amaso ndavuga ni bya bintu biseriye. Maze kugira mu myaka numva nkwiye gushaka, ntangira kureba rero. Nkajya mva mu rugo mu gitondo nkavuga ni mwami uyu munsi ntancike aho ebana ntabwo ari buncike. Urumva umukobwa wese nabona ari mu kigero naramurebaga, areba wapi. Ariko nari narakoze urutonde rwa criteria nkeneye. Muri izo criteria ntabwo nazibabwira zari 10, ariko muri izo harimo 2. Impamvu zigaruka uko zihariye ukuntu. Iya mbere nakundaga umukobwa wuzuye ubwenge, uri smart, umuhanga. Baranyatiraga, numvaga umuntu w'umuhanga akanyatira. N'ubu nkunda abantu b'abahanga, numva nakwitegereza gusa mbonye ukuntu uri umuhanga. So numvaga umuntu agomba kuba ari umuhanga. Icya kabiri, agomba kuba amaze imyaka 10 akijijwe. Navuze ngo nisanga afite 9 nzamubwira ni genda utegereze ubanze uzuze 10. Kuko numvaga mfite mission ikomeye y'ubuzima bwanjye. Ntabwo nshaka umuntu uzaza ambwira ngo urumva ngo ndumva ndi kubivamo, ngo ndashaka uwabivuyemo akongera akabijyamo akafata gahunda, byose yaramaze kubimenya. So rero urumva muri ibyo ngibyo numvaga rwose uwo muntu ari we ngomba kuzabona. So naragerageje nka 3, ariko Imana urumva kubera ko twamaranye igihe kinini, nayo naje kumenya ko yamfuhiraga. Imana ikandyorwara ikambwira iti uriya wapi, nkabivamo. Harabona agiye mbwira nti umbabarire ibyo nakubwiye rwose isubiye. Murambabarira nababwiye akiri kare uko nakuze, nuko niyo experience yanjye. So hanyuma rero maze kubona ko biri seriye, Imana ibikomeyeho, naje gufata dossier ndabwira Imana nti dossier yo gushaka nyishyize ku meza yawe, ni wowe uzayifungura ukambwira uko tuzayigenza. Point. Hanyuma rero turi muri ibyo bihe nza kumva ijwi rito ribaha, ijwi rito aha mu mutima rivuga ngo urabona uriya mukobwa niwe mugore wawe. Simbishidikanyeho. Ntangira rero kumenya amakuru ye, shaka amakuru ye. Ndamwegera, ntangira kumubaza, ndamwicarika, ndamubwira nti mbwira ufite ndashaka kujya ngusengera. Turaganira. Ambwira imitwaro ye yose. Okay. Tugera mu rugo, ariko nza gusanga dufite ibintu byinshi duhuza. Twakundaga gusoma ibitabo, tukajya duhererekanya ibitabo. Nkamuha igitabo akampa igitabo, tugasoma. Nza kumusanga ni umuntu ukunda gusoma ibitabo, ukunda Yesu we wose. Ndicecekera. Hanyuma nza kujya kwiga rero. Ndagenda njya ku ishuri, nkomeza gusenga, nkomeza kwa kundi nasengeraga umugore, birakomeza. Sinita ku byo numvise, birakomeza. Umunsi umwe rero, umunsi umwe nari maze igihe kinini nshaka Imana. Mu byo navugaga Imana, imyaka imaze kumbana myinshi, nzashaka ryari? Nta konte mfite,
ndi umunyeshuri, imyaka yanjye igiye gushira niga, ibi bintu bizagenda bite? Nta gahunda, nta kintu na kimwe, bizagenda bite? Mbabarira umbwire, umugore wanjye kuki wamumpishe? Imana isubiza mu buryo buri clair, ntuzongere kumbaza icyo kibazo. Naramukubwiye, yitwa Bene Gusenga Tabita. Ndavuga nti rero Mana, ikimenyetso kimwe nguguhe, mugira umuntu udasanzwe mu buzima bwanjye, mbyumve atari bya bintu byo kwigirisha, ibyo nibitaba nta aba umuntu udasanzwe ari special, nibitaba wapi. Hashize ibyumweru bibiri nari ndi muri class, ngiye kumva numva umuntu abaye umuntu. Ariko se ibi ni amarangamutima n'ibiki? Birakomeza, class y'uwo munsi sinayizi, nahise nsohoka njya kuri internet, ndamwandikira, mubwira aka kantu, ndamubwira nti maze igihe kinini sengera umugore, none Imana yansubije. Ni kandi uwo muntu mukubwiye wamumenya, muhereza message. Arangije nari mbizi ko ari bumbwira ati ninde n'amatsiko menshi, ndangije ndamubwira nti yitwa Bene Gusenga Tabita. Amara iminsi, ubwo araza kutubwira reaction yakoze hariya. Amara iminsi atasubije, asubije arambwira ngo reka mbanze nkonfamingi, buretse mbanze ngire confirmation, reka mbanze njye kukonsulta. N'umukonsulta mu bisanzwe ajya gukonsulta nawe. Arangije aza kugaruka nyuma y'iminsi 3, arambwira ngo ndabyemeye. Kandi jewe maze kumwandikira, nahise mwandikira ndamubwira nti rero urabizi, iyo muri ayo magambo nabandikira, nahise mbwira nti urakara ko mu mara yanjye, urakagufa ko mu magufa yanjye, uri umugore kuko wakuwe mu mugabo. Ndarangije ibyanjye byose, asigaye nawe rwana. So ubwo rero agiye kutubwira nawe ku ruhande rwe uko byagenze. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero ngewe twahuriye koko mu rubyiruko, ariko duhura maze iminsi myinshi, imyaka myinshi nsengera mariage, kubera ko nakijijwe ndi mu meze nka mwene data. Nanjye ntabwo nashakaga abasore bakiri mu mashuri barimo bapanga, nashakaga umuntu umbwira ngo twimariye. Urumva rero nari maze iminsi imyaka myinshi nsenga. Hari ukuntu utangira gusengera ikintu uzigongera korekeje, wajya kubona ukabona umwaka urahise ntigikoretse. Urumva nyine twinjiye muri Yesu, turi abapagani batubwira ko Yesu akora ibintu pa, twumvaga nyine ko ari papa, ugasenga umwaka ugashira. Senga nari maze igihe kinini, urumva nyine imyaka ihita bidakunda, bwa buseri Imana yampaye, bwa buseri Yesu, nahise mvuga ngo ngiye gusenga mu buryo budasanzwe. Jacques rero twahuye, narasenze amasengesho yo kubyuka nijoro, yayandi mbese y'igisirikare akomeye cyane, ku buryo bibiri y'igikomando 2012 Imana yakoze igitangaza gikomeye mu buzima rwanjye, yampinduriye izina. Buriya ntabwo nitwaga Tabita, yakoresheje inzira zayo mpindurirwa izina. Kera nitwaga Aziza, inyita Tabita, umugore wapfuye akazuka. Yari izina riri prophetique. Duhura rero icyo gihe muri komite y'urubyiruko, jewe Imana imaze kumpindurira izina. Urumva nyine nari hari ukuntu nadegajaga ubuzima, narabyumvaga muri jewe, kuko icyo gihe numvaga meze nkaho nashubijwe, nkumva ibintu byarakoretse ariko simbibone mu buryo bufatika. Ariko nkabona ibimenyetso, abasore batangiye kunyegera, abadakijijwe, abakijijwe,
abahariya n'abahariya abambaza mpita mbona ko mu isi y'umwuka hari ikintu cyari cyakoretse. Ubwo rero nihuse cyane duhuriye muri komite y'urubyiruko, ntabwo turavugana, ariko umunsi umwe ndimo nsenga nanone mu buryo bukomeye, kuko nari maze guhakanira abasore benda kwegera 6, abadakijwe n'ababwiye no, abakijijwe n'ababwiye. Mbona umusore arimo aranyegera ashaka kugira ibyo ambwira Imana, mana uriya musore nawe nambwira kandi ndabona ntabigemera, sinifuza kumuhakanira. Ndirira Imana mvuga, mana nzaba umukobwa ubenga, ninjye ufite ikibazo. Yambasengesho yaje kuvamo uyu mugabo yitereyemo, kwa kundi uba urimo gusenga ukumva umuntu araje. Singiye kumujya muri detail, ariko mu by'ukuri numvise Imana imunganirijeho. Soka mu cyumba cyanjye, nakundaga gusengera mu cyumba cyanjye, umva Jacques yabaye Jacques. Apo misi na habari je ntabyo nari. Kandi ubwo ntago abizi, nta nubwo turanavugana, dutizanya n'ibitabo gusa. Ngewe rero ngira Imana, kuko mu bintu nari narasabye Imana, nari narasabye ibintu byinshi, ariko 2 by'ingenzi nibyo nshaka kubapartaja. Nari naribwiye ko nshaka umuntu nzakunda, nkanyeganya amarangamutima yanjye akabashe kuba koko. Yes. Icya kabiri nari narayisabye, nari narabwiye nyine gukizwa byo byari must, byari bya mbere. Ariko ikindi nari narabwiye, nashakaga umuntu nyine umusirimu uvuga urufaransa akavuga n'urwongereza, tukazajya dusomana ibitabo tukumva predikasiyo z'abakozi b'Imana bo hanze. Abwira Imana, mana ibintu by'abarokore bavuga ngo ujye uzana ngo abantu ngo batize ngo baturutse iyo ngo ukabaha uzambabarire ugerageze niyo batarize yenda pe, ariko azabaza ururimi tujye anereta mu gifaransa. Kuko nubaga Ariko poeme yanjye nakwandikiye mu gifaransa uracyayibuka? Nakundaga ibintu biri, nakundaga nubaga igifaransa kiri romantique. Nihuse rero naramukunze cyane. Nakwinjira muri eglise nicaye hariya ngatangira kubanza kureba neza ahantu yicaye, ntangira kumufuhira, nta kintu twavuganye. Nabona avuganye n'umukobwa ngatanga avuga mana kandi nyine yarakijijwe ari indifférent, agenda agaruka. Noneho ubundi buhamya ashaka kubaha butaho ngaho, nageze aho ndavuga mana navangiwe mu buryo budasanzwe, ntangira kugira agahinda nkavuga mana ni gute umuntu akunda umuntu nkanjye uri serieze agava mu myanya kabiri cyuya nkareba umuntu nkarira. Nkarira Imana nkayibwira Imana ukuntu nsenga, ukuntu ndi umuntu serieze kuburyo uriya muhungu yanejeje umutwe, ariko ntashobora kubimubwira. Yesu abaha umugisha. Ibisigaye ngiye kubivuga vuba nihuta. Ubwo byaje kurangira rero dukoze ubukwe bwiza cyane. Imana mu umwaka wakurikiyeho 2014 twese dukora ubukwe bwiza cyane. Imana yarabutashye. Hari umuntu umwe wambwiye ngo ikintu cyambabaje nuko ntabonye ikoti Imana yaje yambaye. Hari presence y'Imana ibintu byose. Nabo bwari ubukwe, ndi umunyeshuri, abantu barya pizza mu bukwe. Imana yari ihari ikora ibintu byose. Nyuma y'ubukwe rero twahise tujya Nairobi. Aho rero ntabwo twari twarasomye ibitabo ku mukobwa, abagore twiteguye. Gene niteguye bihagije gushaka. Nasomye ibitabo nkeneye gusoma. Numvaga nzi ibintu byinshi, ariko pratique
inyereka ibintu bitandukanye n'ibyo nari nasoma. So aha rero kugira ngo ntatinda ndabaha ingero zimwe. Sinari nzi, urumva rimwe twari turi mu gikoni twarikoreraga ibintu byose, ngewe ndi koza ibyombo ari guteka, ashyiraho umuceri ku ziko. None arangije arambwira undebereye umuceri ndaje, ngewe ndi koza ibyombo, noza ibyombo ugiye kumva numva umuceri urashiririye. Arangije araza ati bishoboka bite ko umuceri ushirira uhari? Bati ndambwira nti ngewe narindi koza ibyombo, iyo nza kureba umuceri byari gusaba ko shira ibyombo hasi ngahagarara nkawutegereza. Aratungurwa arambwira ati none se, ndambwira ni abagabo ntago bakora ibintu bibiri icyarimwe, akora kimwe yakirangiza agakora ikindi. Atoya ati ntabwo bishoboka, niba ari nuko wari umeze wavutse ubwa kabiri uri cyaremwe gishya. Nangira kwibaza iyo equation noneho ubu ndabihindura nte? Ndabwira niko abagabo bateye, ni physiology, niko Imana yabaremye, byatwaye igihe kugira ngo tubyumvikaneho. Utuntu nk'utwo rero dutangira kubona twari dufite imyumvire itandukanye. We yari umuntu uri smart, ibintu byose bipanze mu gitondo ni to do list, 1 2 3 4 5 6 ibintu. Ikindi yari umuntu isaha, ikintu cyose gifite isaha gikorerwaho ibintu byose. Ikindi atangira kumbaza ese ko tugenda n'amaguru nukubera iki? Ndamubwira ni ikibazo se kiri, ni jewe nagenze Kigali n'amaguru, none sigaye mfite ubushobozi bwo gutega bisi ntega moto, uravuga ngo ibintu byakomeye. Ndamubwira nti reka da. Aho rero niho hatangiye ntangira kubona. Arambwira ati reka ntabwo ibi bintu nzabyemera. Arambwira ni jewe nzi ko Imana izampa mubwira ibitangaza byose. Arangije arambwira ati akajya ambwira niba izabiguha nibiguhe nonaha. Ngewe nari umuntu ejo, ariko we yari now Lord. Vuga kuri aka kantu gatoya kuko kaje kuba kimwe muri challenges zikomeye twahuye nazo muri uru rugendo. Amen. Ubwo nyine Nairobi honeymoon, noneho nyine kwinjira mu buzima, urukundo rutangiye nyine kandi wahise usama, amarangamutima ari wasama, dutangiye gutangira kuvuga ibyo kubaho. Duhura rero na challenge, dusanga turatandukanye cyane. Jacques ni umuntu wizeye, Imana yarabimubwiye izanabikora, ariko nejo cyangwa se n'igihe tutazi. Jewe rero ndi a now person. Ibintu niyo Mana yacu ikora, uyu munsi tugomba kubona imodoka, kandi tugomba kuva mu bukode, kandi tugomba kugira income igaragara. Jewe mvuye mu gikonsilita, njye nakoreraga government, njyewe we avuye mu gipastoro, amafaranga ntumubwire. Urumva tugeze ahantu nyine tugeze mu kuri k'ubuzima bwo mu rugo. Ngewe nkamwereka imibare ya ekonomi, nkamubwira wowe winjiza aya mafaranga, dukuramo aya, tugakuramo aya, dusigarana aya. Iyo nkamukorera imibare nkamubwira aya mafaranga ntahagije, akanyereka ati jye narashubijwe. Urumva iwacu twabayeho tutajya n'amafaranga yo kwishyura inzu. Ati nshobora gutanga rasiyo mu rugo, nshobora kujya nanjye ndashimira Imana yaragutabaye, Imana yaradushubije. Ariko ubuzima bwo kubaho ukwezi kwajya gushira, nk'amaze amafaranga bimeze bite? Imana ikadutaba, twabagaho mu kwizera, byari byiza, byari biryoshye. Ariko hari ikintu, twari turi ku muryango ufite ibikwiriye, ntabwo twari dufite ibikwiriye. Ngewe yako mbyumva, wakambwira ati ariko ko tuzabana imyaka 50, kuki ibintu byose bivuza ko biba mu gitondo bikarara birangiye? Nkamugana ngewe umunsi umwe ndabyibuka, twagiye ahantu gusura abantu, turagenda tumanuka imihanda y'ibitaka, icyuya kiraturega. Ngeze ndavuga umva ngewe ndambiye ibyo kugenda n'amaguru. Ahita nsubiza ngo ubirambiwe, ngewe sindabirambirwa, kuko ngewe nabonye amafaranga ya bisi, nshobora gutega moto, ngewe ibyo nta kibazo mbifiteho.
akakunda kumbwira cyane uri umutesi kuko jyewe ndi bucura, uri umutesi urakarya ukunda dexi ibintu mbese haje kuzamo nyine tugakubitana tugatongana bya seri tukagongana. Ubwo ni topic imwe tubabwiye twagonganiyeho ariko byo kugongana. Ariko ubuhamya nabaha nuko Imana ni nziza. rimwe naratashe arambwira ati sheri byacitse byakomeye amafaranga yose yashize. Noneho ndangije ndamubaza yashize koko ngo hasigaye 10,000 gusa. Namwe 10,000 byose. So rero dusoza urumva ko ari inkuru ndende tudashobora kuvuga muri umwanya muto dufite, ariko nuko naje kumenya ijambo rimwe rivuga ngo muri urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo ibice 5:8 haravuga ngo umuntu wese udatunga be cyane cyane abo mu rugo rwe, icyambere umva ibintu bibiri, icyambere aba yihakanye ibyizerwa kandi abari hanyuma y'umupagani y'utizera. Niho natangiye gusoma ndavuga ni sasa ibintu birakomeye. Rero ndashaka kubabwira ko maze guhindura imyumvire nyuma y'ukwezi kumwe twese tugura imodoka. Uko numvaga ibintu bihindutse, Imana yaratwubakiye, ubu turatuye, turashima Imana. Ibi bintu rero ni urugendo rw'Imana n'abantu. Kuba wealth, kuba health udafite Yesu ntibishoboka. So urumva rero Yesu niwe centre ya health, kandi ufite health muri Yesu wealth attractinga imigisha y'uburyo bwose. Yesu abaho umugisha. Sorry twakoresheje umwanya munini. Wow, amashyi menshi. Wow, hallelujah. Wow. Gira mugenzi wangu, this is just the beginning.